hari umwarimu umwe nari ntuye ahantu Faustin yansuye bahita mu rw'impyisi. Hari umwarimu umwe yayoboraga itorero ahantu, iri torero ryacu ikamembe ahantu hafaho. Yarampamagaye arambwira ngo ko ahantu warutuye bari kuhasenya, wakwimutse ukazi Kamembe ukagaruka ko twemera amavuta yawe, ko tuzajya tuguha icyumba cy'amasengesho ukakiyobora. Hari umugabo nigeze njya gusenga ahantu, arangije arambwira ngo kuva igihe wahereye ubwiriza ngo nibwo mfashijwe. Uzi Irene kubwiriza umuntu utagusuhuza akicara agafata amasaha ngahe ari kumva inyigisho zawe, ariko muri bakumva ntiyaguha umwanya. Amazu n'amamodokari biraryoha, Imana igiye kugutabara ntishingira ku mbaraga z'abakwegereye, yo ishingira ku mbaraga zayo z'ubutabazi. Abakristo benshi nuko bateye, uzi ko bajya bashingura umuntu bagasigarana ikanzu ye. Abo nabo tubana nabo kuko nta muntu uzaryoherwa n'isezerano ryawe. Nihute. Ariko Yosefu we abonye agiye kugenda ntiyagira ishyari ngo ndagiye, areba Abisiraheli aravuga ngo nimuhagarare hano, maze iminsi nkumbuye inzu yanjye. Hari igihe mvuga nti ubu nayo irantegereje. Hari ibintu nkunda guhagarara ku ishantiye ndi kubaka inzu yanjye, nkamenya ahantu nashyize sima nyinshi, nkamenya itafari rikomeye. Ubu namaze kumenya nakomeye haturuka. Bigenda bite kandi abantu bazima bafite ubugingo bwa Kristo bakorana n'Imana bicaye, nawe shika, Imana ntizabura kukugenderera. Yosefu aravuga ngo ntizabura kukugenderera. Abantu b'amagufwa babonye ingo zirakomeye kandi ntibigeze basenga, bazubatse batari amagufwa ku buryo abakristo bazima zibananira. Uze ngo bamwe bakubambye bazakwikubita imbere, bazatinya guhinguka imbere, bazahinduka ubwoba gusa. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Kubwa byose byabaye mu nzu y'Imana, reka dukomere Imana amashyi. Imana ishimwe. Reka mbasabe tubumbure Bibiliya zacu tuganire ku ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cyo Kuva, igice cya 17. Igice cya 17, igitabo cyo Kuva, igitabo abantu benshi tuzi. Ndibwira ko urupapuro rwa hafi mu isezerano rya kera ni paji ya 67. Paji ya 67 ni igice cya 17 cyo Kuva. Turaza gusubira inyuma dusome no mu gice cya 13, ariko nshaka umurongo wa 12. Haravuze ngo maze amaboko ya Mose araruha, Aroni na Uri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Amen. Turebe mu gice cya 13, ariko ndumva nabasaba tugasubiramo uyu murongo. Igice cya 17 umurongo wa 12 mu gitabo cyo Kuva. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko yagira gute? Arakomera ageza ku izuba rirenga. Akire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. 13 igitabo cyo Kuva
murongo wa 17, reka dusome twihuse. Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya nubwo ariyo y'ubusamo, kuko Imana yibwiraga iti abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire muri Egiputa, ahubwo Imana ibagendesha ibizigu ibacishije mu nzira inyura mu butayu ikajya ku nyanja itukura. Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa bafite intwaro. Mose ajyana amagufwa ya Yosefu kuko yari yararahije Abisiraheli indahiro ikomeye ati Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufwa yanjye nimuva ino. Imana ntabwo izabura kubagenderera. Gice cya mbere muri Luka aba ariho twitsa, gice cya mbere mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Luka, murongo wa 35, ngendereye umurongo waho wa 37. Haravuze ngo marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo kizatuma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabete nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru witwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa 6, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. Akire neza iri jambo ry'Imana. Dushimiye Imana kubw'ijambo ry'Imana twumvise kuva mu gitondo kugera aya masaha. Ikindi nshimiye Imana nuko rivuzwe mpari. Imana ishimwe ko hari ijambo rivuzwe numva. Bantu b'Ikabugavire turamenyeranye, narababwiye ngo Imana niyo itakuvugaho ariko ikavugiraho uri. Wowe nushaka ko ikumva vugiraho yavugiye kuko ntirahava, iracyahari. Rero ihavugiye numva ivuganye nanjye. Mbabwije ukuri ko nta wundi muntu umanyura nka Kristo. Nta ubaho ku buryo amanyura tukabona fees, tukabona school fees z'abana. Nta umanyura atyo ku buryo amanyura imfubyi zigatura i Kigali. Ako Yesu abamanyurire. Nukuri Kristo akumanyurire. Hari igihe afata ku ruhande atangiramwo abana akamanyuraho akabagupashije nka 3 baravuze ngo uzarinda upfa. Yesu akumanyurire. We data we. No, hari ijambo ryanditswe mwaho rivuga ngo ntiwumvaga igihe twavuganaga nawe uburyo imitima yacu yarigize ite, none se mwebwe ntimwabyumvaga. Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe kuri ijambo rivuzwe mpari. None se ninde wundi babwiraga? Ninjye. Hari ikintu Satani yadusigiye ariko adutwara ibindi. Yadusigiye kumva, atubuza kumvira no gukura mu byo twumvise ngo tubishyire mu bikorwa. Iyo ugeze ku bakristo b'Abanyarwanda aho turakennye cyane kuko turumva ariko ntitwumvira. Beneda mureke mbabwire, imbaraga ziri mu byo mwumva. Imbaraga ziri mu byo mwumva zikora mu buryo mwatwaye mu ibyo mwumvise. Ibyo mwumvise uburyo mubigendanamo nibyo biproduce, nibyo bikora, nibyo nimvuga ngo nibyo sinzi uburyo ndi bubivuge, nibyo bimultiplier.
bikubamo umusaruro, bikaduha inyungu y'ibyo twumvise. Ntabwo umubibyi kuba azi ko kubiba bituma asarura, ntabwo bihagije ngo asarure kandi atabibye. Kuba byumva akabyemera, yamara kubyemera akanabikora, nicyo kimuhesha umusaruro. Imana ikumanyurireho. Dusomye ijambo ry'Imana, ntabwo mbatindira, ntiwatinda ahantu Irene amaze kubwiriza waba ufite abadayimoni. Ndavuga bikeya nitwisengere. Imana ni nziza we. Aka kantu kanze kunshiramo, byanze kunshiramo pe. Nta wundi muntu wakumanyurira ngo uture i Kigali. Je, nta wundi muntu wakumanyurira. Njyewe umunani wanjye barawumpaye ndawugurisha nguzemo utumoto, umuvandimwe araturya biraduteranya, nzamuka niyizira inahangaha mpageze, ariko naje Imana ivuze ngiye kurambagiza mbwira umugore, ndamubwira ntubutaka umuntu atajya abura nubwo ashyingurwamo, ariko ubwo guturamo simba ufite, nta handi hantu mfite. Ariko nukuri kw'Imana nsigaye nsura ibikingi ngatembera nkajya mbwira umuntu ngo hirya iriya. Ninde se wakumanyurira ryo? Twigeze twirirwa tuhazengurukana nta bwoba nguyu. Ndamwana ibigarukira hirya iriya. Ninde se wundi uretse Kristo? Kumenya umukiza w'imbere y'umugisha mwishi nabona uko nasobanura urukundo rwenda rwumvise rugeze ku mutima dumva imbaraga nyasosibo. Haleluya! Umutima uruzuye umwami ni mwiza dumva imbaraga nyasosi. Mubwira shira amanga umwami ni mwiza pe aruhuka umutima. Mubwire ye gutinya umwami ni mwiza pe aruhuka umutima. Sumukunzi wa Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe. Dusomye amagambo y'Imana aratubwiye ngo amaboko ya Mose arananirwa. Ntabwo ntinda ndagira ngo dufatikanye dusenge. Amaboko ya Mose arananirwa. Amanyenyeri bavuga ko izuba ariyo nyenyeri nini baho kuruta izindi. Hanyuma ukwezi kumurika umucyo kwakuye ku zuba. Birasobanuye ngo ukwezi ntikunawugira, ahubwo kuramurikirwa nako kukamurika. Ukwezi gusobanura abigisha babwiriza butumwa, hanyuma abakristo bashushanya inyenyeri mujya mubona zicanye ku bicu. Nazo zigira imuri zitandukanye. Burya rumwe mujya mubona rufite urumuri rw'umuhondo, rucana cyane kuruta izindi nyenyeri kuko ruratwika rugera muri 600. Umuriro warwo gutwika, ntabwo mvuga kumurika kuko urumuri ruturuka ku muriro n'ubundi. Murumva mw'icyo kinyarwanda urumuri umuriro. Si ibyo nshaka kuvuga ngo kugeza aho izuba rirengeye. Ndumva nshaka kubivuga ntuje, nkabivuga gahoro, nkavuga ngo Uwiteka aguhe abagufata amaboko, kabiri aguha wicara kuko uhagaze igihe kinini utagira icyicaro, nta ntebe, unanijwe n'intambara wari urimo, amaboko warambuye nagaragaza ikimenyetso cy'ubutwari bwawe no gutabarana n'Imana, ariko nubwo wabigerageje ntibyatumye utananirwa, ariko aho unaniriwe awurwanirira Uwiteka kusaniye abagufata amaboko. Haleluya!
haleluya. Tabisubiramo gahoro ntuje kandi awufatiwe amaboko niho uherewe icyicaro n'ihumure. Mani bahumugisha, Mani bahumugisha. Rindi jambo dusomye rirambwiye ngo Imana ikura Abisirayeli muri Egiputa. Farawo amaze kurekura ubwo bwoko ngo Imana ntiyabakundira kunyuriza ubusamo. Inzira z'ubusamo ni ukunyura ahantu hatuma ushyika vuba, sibyo ra? Noneho ngo ntiyabakundira banyuriza ubusamo, ngo ibanyuza mu butayu. Bibiliya yongeraho ijambo rivuga ngo ibanyuza inzira z'ibizigu. Hako Imana ishimwe, iri teraniro riraryoshye pe. Nejejwe n'abantu badukurikiye online. Imana ishimwe ngo ntiyemera banyura inzira za hafi. Burya muri karitsiye ubamo habamo umusore mwabana mu kubaka rugakomera, ariko ntishaka kunyura hafi aho. Biroroshye ko yakurambagiza atarahura n'uw'amahoro, ariko reka banza mwiriranwe niyo yashatse kunyuriza ibizigo. Hari ikintu maze iminsi nkumbuye, nimbivuga muragira ngo n'ubusazi. Ndabizi mu mitekerereze y'umuntu niho ibyo atekereza bikorekerwa. Imirimo y'umuntu ituruka mu bitekerezo bye. Maze iminsi nkumbuye inzu yanjye. Hari igihe mvuga nti ubu nayirantegereje. Hari ibintu nkunda guhagarara ku ishantiye ndi kubaka inzu yanjye, nkamenya ahantu nashyize sima nyinshi, nkamenya itafari rikomeye. Ubu namaze kumenya nakomeye haturuka. Noneho Imana ishima ko itunyuza ibizigu ikabanza kugutuza mu nzu. Muri saro nibyo harimo supavoma cyangwa se uduce tw'amakaro, cyangwa harimo umwobo ku buryo ushobora gukandagira ukarigita. Inzu z'i Kigali murazizi, ikakunyuza iz'ibizigu ku buryo ubanza ugaturaho kandi iwawe habaho, iwawe hahari, ikakunyuza iz'ibizigu. Kandi Imana hano itangarije, ibanyujije iz'ibizigu ibakura muri Egiputa. Irimo irabavanayo ariko ibanyujijeyo. Ijya ibyemera ko ufata lisanse ukaba uyishyize mu gatiriwari, ukayigereka hagati y'ibindi bitabo ukabikaho, ugafata telefone ukajya gucuruza amayinite. Kabi bikwemereye ikagucisha iz'ibizigu. Baba kirisitu bararakaye. Ijya ibyemera kwikunyuza hirya iriya kandi kuzanye hafi aha. Noneho ikintu cyantangaje, muzi ikintu gitangaje, inagabanyamo inyanja kabiri. Ntabwo yagabanyije hagufi tuyishi, oya. Abantu babizi, iriya nyanja itukura ahantu Abisiraheli bavuga bambukiye, uretse ko bagereranya bavuga ahantu hatatu, nubwo abantu ntabwo bahavugaho rumwe, ariko icy'ingenzi ni uko yabambukije inyanja. Hamwe bavuga iyo nyanja ikubye u Rwanda inshuro zirenga 10. Ikubye u Rwanda inshuro zirenga 10, igabanya kabiri, iravuga ngo nimuhagende n'amaguru. Ibaciriye inzira ariko baruha bagenda. Kandi baciriye icy'ingenzi ntabwo ishaka ko bahita bashyika, kuko kwambuka inyanja itukura ntibihita bibashyitsa muri Isiraheli. Hari ahandi bari bunyure simpatinda, hari ahandi bari bugende banyura, ariko kuko idashaka ko banyuriza ubusamo ibazengurukijeho. Nihute ngere ku cyo nashakaga. Mose nubwo ari muri izo struggle, nubwo ari muri urwo rugendo rugoranye, ari ku ijambo Yosefu yavuze, yaravuze ngo ndabizi neza Imana yanyu ntizabura kubagenderera. Ndabizi neza ngewe Yosefu kuba ndi hano nabanye n'Imana,
ndayizi Uwiteka Imana ya Isiraheli, igihe cyanjye ntabwo kizagera nkiriho, muzajya muri Isiraheli ntagihari, ariko ntabwo gupfa kwanjye ntibizatuma mutagendererwa. Imana yanjye izabagenderera, ndabizi nubwo mpfuye. Ndagira ngo menyeshe imfubyi iri hano, kuba ababyeyi baragiye komera pole, ihangane, ariko ntibituma Imana itakugenderera. Ndagira ngo nkubwire, nubwo umukoresha atakigukeneye, ariko ihangane, Uwiteka ntazabura kubagenderesha. Salemu we, ntabwo Imana izabura kubagenderera. Kabugafire, Imana ntizabura kubagenderera. Morodeka, ntabwo Imana izabura kubagenderera. Yosefu arabivuga, aravuga ngo njyewe ndagiye, njyewe ndi kumva ngenda, murimo wanjye ndawusoje. Mujye mwemera kugira abantu mutakaza, kugira ngo umwanya bavuyemo hahagarara abandi. Kuko inyuma y'abantu baguherekeje hari abantu bakingirije batakureba kandi bagukeneye kuruta bakugaragiye. Mujye mwemera kugira ngo abo mubura, kugira ngo abo bakinguruka abandi. Mujye mubyemera. Beruka kubwira abantu, ndababwira nti mu buzima, sinzi impamvu ntekerezanya, naravuze ni ntabwo nkenera inshuti gusa, nkeneye n'umwanzi unyigisha kubaho mu gihe ntabona urukundo. Kuko ibyo bihe tubinyuramo, Imana ikitunyuza muri urwo ruzi mu gihe cy'ibizigo. Hari umuntu w'inshuti yanjye yabonye akazi, akabona turi abashomeri, ariko ninjye wavunikaga ko nabonaga dukeya tukadusangira. Noneho ahita twigumuraho atuvaho. Nukuri ntibyambabaje no kutuvaho. Naramusuye ndamubwira nti kugutabara kwawe Imana iranyorohereje. Naramubwiye niranyorohereje kuko navunikaga, nababazwaga nuko ntacyo ufite, none n'utwo dufite tukaturira rimwe. Ndamwana ubu uzingura turuse, ariko Imana irizavinze n'ibyo twasangiraga twese, tugiye kujya tubisharinga turi bake. Mwebwe mujye mwemera na bene abo bantu tubane nabo. Imana ibaha umugisha. Mwambabare nkababwira aka kantu, ariko si ukuvuga nabi, munyumvire mu mwuka ntimubabare. Abantu bamvuga neza nta kintu na kimwe bajya banyungura, kuko ntibinyigisha kugira uko nitwara. Ariko abantu bamvuga nabi batuma niga uburyo ngenda. Murakoze. Mu buzima umuntu agira n'inshuti zimuvuga ibyiza atagezeho, zikakubeshyera ibyiza utazikoreye. Burya baba bameze nk'abanenga aho wageze. Umuntu ukuvuga ibyiza utarageraho angana n'ukuvuga ibibi utakoze, bose ni bamwe. Ngubwo nibwo kubahishije kugushyira ku rwego utarageraho, biba bigaragaza ko ahinyura urwuriho. Abo nabo tubana nabo, kuko nta muntu uzaryoherwa n'isezerano ryawe. Nihute. Ariko Yosefu we abonye agiye kugenda, ntiyagira ishyari ngo ndagiye. Areba Abisiraheli aravuga ngo nimuhagarare hano. Arababwira ngo mushobora kuzibagirwa, ariko indahiro murayizirikana. Arababwira ngo nimurahire ko mutazasiga igufwa ryanjye inaha. Uyu mugabo nshaka kumutindaho gatoya. Yosefu ni mwene Yakobo. Yakobo ise ni Isaka mwene Aburahamu. Singaruka kuri urwo rubyaro. Uyu Yakobo yahinduriwe izina yitwa Isiraheli. Imana iramubwira ngo ubaye ubwoko bwanjye, kuko uzambyarira imiryango nzigaragarizamo. Imiryango Yakobo yabyaye niyo yavuyemo imiryango y'Imana. Reka mbyite gutyo, reka marenge. Naho Yakobo agera igihe abahungu be barakura, baragenda bararagira, nk'uko muzi byagiye biba kuri Yosefu. Yosefu bene se bamwangira inzozi. Ikintu gitangaje, Yosefu bamurwanyije inzozi zitarasohora.
iyo bareka kumwereka ko ari abanzi be zitarasohora bakamurwanya zisohoye bajyaga kumushobora, ariko bamaze kwigaragaza inzozi zitarasohora bamurwanya bagira ngo bari kurwanya inzozi. Bafashe uwarose ariko ntibafata ibyo yarose. Nshaka kubivuga nitonze ku buryo mu nyumva. Umukristo ugira inzozi simvuga zimurota gusa uryamye. Umuntu ufite ahantu ashaka kugera, ntabwo kukuboha kukuzinga no kukuroga ntibikubuza kugerayo, ntabwo bikubuza kugerayo, ahubwo kumva muri wowe utakigenda, guhagarara kwawe nibyo byonyine bikubuza kugenda. Ariko abantu baguhagarika, ndagira ngo nkubwire ko uwagufata adafashe inzozi ntacyo aba agutwaye. Iyo umuntu agufashe ntafate inzozi ntacyo agutwara. Ubu hari umuntu nawe ndi kumwe nawe turi kuganira, ndamwani kugira ngo burya ni Dawidi wabivuze, burya ni Dawidi. Ariko ndagira ngo mbabwire nge ndabaza abakristo bacu muri iri torero rya Pentecote bashumba, ndabazi bashyinguye kubera inzara. Nta mugabo wabahaye ubuhamya wazanye ibi byo guteka ibishyimbo bya miti ubwa mbere, sinshaka kuvuga izina rye, akavuga ati nge naramushyinguye w'inzara, Imana imwigisha guteka ibishyimbo, aba ari wo mushinga umuzahura. Hari igihe bijya bishoboka ko Yosefu afatwa, Yosefu bakamugundira, ikanzu ya Yosefu igasirikira. Ndagira ngo mbabwire, Yakobo uteruye ikanzu ya Yosefu akumbuye umwana we, n'umwana wakumbuye se, ariko ntabonye umugisha wo kuhagera, ariko ikanzu ye iragiye irahageze. Imana ni igitangaza. Uzi Irene kubwiriza umuntu utagusuhuza akicara agafata amasaha ngahe ari kumva inyigisho zawe, ariko muri we akumva ntiyaguha umwanya, ariko akicara kumva indirimbo mwaririmbye akavuga ngo Imana ishimwe. Abakristo benshi nuko bateye. Uzi ko bajya bashyingura umuntu bagasigarana ikanzu ye, usasanga akubwira ngo ndagukunda, ngo Imana ikorera muri wowe, ngo itagikorana nawe nta n'inyinya nakwereka. Burya ni ikanzu yawe agira ariko wowe ntagufite. Ngo muraririmba, nimukoresha igiterane muronshinge murebe ko mubona inkunga ye. Ndagukunda wabwirije ndafashwe, njya mura n'abantu bateye batyo. Niba ari ibintu tumenyereye abantu batubwira ngo baradukunda, abantu dukumbuye n'abashyira mu bikorwa urukundo badukunda. Yosefu baramugundira ikanzu iranga, agera igihe bamurega ibinyoma muka Potifari. Ngewe nigereye muri Egypte, narahageze muri Kufu, mu mapiramide narahageze, mu nzu ndangamateka ya Misiri narahageze. Handitse kwibuye, handitseho ngo igitangaza cy'inkoramahano, mu Kinyarwanda nuko wabisemura, ngo umugaragu wafashe nyirabuja ku ngufu. Muri Egiputa jusqu'à présent baracyazi ko Yosefu yafashe muka Potifari ku ngufu. Narebye umugabo twari kumwe w'umunya Egypte, ndamubwira nubwo muzi ko Yosefu yafashe muka Potifari, ndamubwira ntubu muzi ko akiba no muri gereza. Hari abantu bagenda n'ibimenyetso by'ikibi twakoze, batagira nibura agashusho kamwe k'ibyiza twigeze dukora, bagacunga ngo ukose baguhane, batarigeze baguhanura cyangwa ngo bagushime rimwe. Bagendana ikanzu, ariko Yosefu ntibamuha agaciro. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo bafite ikanzu, Yosefu ariho. Ndabisubiramo, Yosefu ariho. Ndabisubiramo, Yosefu ariho. Mana ishimwe. Nubwo barekuye Yosefu bakagendana ikanzu ya Yosefu, ntabwo byishe Yosefu.
Yosefu ariho, amaraso bayasize n'ay'intama, ariko Yosefu ariho. Imana ishimwe. Naratangaye, umugaragu wafashe nyirabuja, n'uyu munsi bikaba biri mu mateka y'ibyabaye mu bami. Ajya muri gereza, ise yaramwibagiwe. Ndagira ngo mfungire hafi dusenge. Ise yaramwibagiwe. Sinzi niba iki kintu mucyumva. Iyo yibuka ko hari Yakobo yari gutakambira Imana ya sekuruza, akavuga ngo Mana ya data Isaka na sogokuruza Aburahamu, fasha untabarire umwana wanjye. Iyo amenya ko hari yari kumusengera, cyangwa se akajya kumureba. Ariko Imana ntiyashimye ko Yakobo amenya ko Yosefu akiriho. Ahantu Yosefu yarari, we yarirebaga akabona ariho. Aho Yakobo ari agashaka Yosefu akamubura. Hari ibintu ushakira hafi naho uri, ukabishakisha ukabibura. Ariko ndakubwiza ukuri, kubibura kwawe si igisobanuro cy'uko bidahari. Warebeye aho bitagaragara, ariko aho biri biriho. Njya nkunda kubaha ubuhamya abantu ba Kabugavire. Twabanye namwe turinze zengere, tumeze nabi, tutagira nayo kugura ibishyimbo byo kurya. Njya mbaha ubuhamya, tukanezezwa no kurya ibiryo mwatetse mwatugaburiye. Imana ibaha umugisha, tukabirya gutyo tugashimira Imana. Hari ibintu tutashakishaga hafi aho ngo tubibone. None Irene atangiye kutubwiriza, akatubwira ngo hari ahantu ujya kurya ngo bakaguha agatambaro ngo uhanaguze intoki. None se mwagize ngo yakabonye atagiyeyo? Yabimenya ate? Irene ubaha ubwo buhamya. Ubukwe bwe bwabereye muri Nibature, ababutashye barya umugati n'icyayi cya mukaru. Hari ibintu dushingura ntitube tuzi ko bihari, ibitekerezo byacu ntibibimenye, ariko byo biriho. Haleluya. Hari amaso yawe atari kureba, inzozi zawe zitari kugera, harahari, ariko naho haragukeneye. Nigeze nicara ndi kwifotoza ku irangamuntu, nsanga banyise amazina, mama yandikishije andi mazina. Ndagenda ndahinduza irangamuntu, iranserereza. Nimba ivuga muragira ngo nukwiyemera, n'ubuhamya Imana ikora. None uyu munsi ndajya kwicara nkumva umuyobozi runaka arampamagaye akambwira ngo ufite urugendo aha naha. Bwashize tuyishimiye, arampamagaye arambwira ngo nagushakaga. Ndambwira ubu ndi muri Sinayi. Yampamagaye ndi muri Egiputa. Ndambwira ubu nageze muri Egiputa kare, kandi nibyo nyine nari ndiyo. Ndambwira ntabwo ndi kumwe nawe shayo, umpamagaye aribwo nkimanuka indege. Hari ibintu twari twarashyinguye, turabishyingura, turenzaho na kondo n'umusaraba urasaza barawucana. Ngezaho nashakaga nsoze. Yosefu muri ibyo byose abona bene se, bene nyina, abona barahingutse. Ese ubwo mwanyumvishe? Bamwe bajyanye ikanzu ya Yosefu n'amaraso y'intama, bamwe batwaye ibimenyetso. Agiye kubona baje n'utudobo baduhagatiye, bashaka umuceri n'ibishyimbo, bashaka ingano narantiye. Sinzi niba hari abantu babizi, nibyo bita amabenga, twabiryaga mu nkambi, na porridge tukazirira mu bikombe. Abona barahingutse, basukumwa n'inzara. Kumbi uwo bagurishije bamukuye mu maboko y'inzara. Munyumve,
bamukuraho yaroteye, bamujyana mu biryo, munyumve mutuje, bamujyana no mu nzozi ze. Haleluya! Ndasubiramo, bamurwanyije kubera inzozi, bamwica ariho, baravuga ngo twebwe ntituzakuramya, bamujugunye iyo bazamwikubitira imbere. Agiye kubona abona barahinguka. Aha harashushanya ubwami bwa Kristo n'Abisiraheli bamubambye. Ntabwo napfa ubusa ngo mabwire Yosefu ndeke Kirisito kwacinara Yesu. Yosefu baramugurishije na Yesu baramugurisha. Yesu bamukuramo ikanzu barayifindira, na Yosefu bayikuramo bayisiga amaraso. Aha yashushanyaga ubwami bwa Kristo, buvuze ngo bamwe bakubambye bazakwikubita imbere, bazatinya guhinguka imbere, bazahinduka ubwoba gusa, nukwiyambura iyo myambaro mibi yosakwa. Hari abantu muzi ngo Yesu ntiyigeze afungwa, bamwishe amaze iminsi 3 afunzwe, bamwishe amaze iminsi 3 muri gereza. Hanyuma umujura bahuriye ku musaraba, abajura babiri bashushanya, umwe wavuyeho akarimbuka, n'umwe wavuyeho akabona ubwami Yesu yabwiye ngo turi bubane muri paradizo. Bashushanya bamwe bari kumwe na Yosefu muri gereza babiri, umwe yaramubwiye ngo urasubira ibwami ujye guseriva, undi aramubwira ngo umutwe wawe barawuca. Byari ishusho y'ubwami bwa Kristo. Ngezaho shaka ahangaha ndumva nshaka kubabwira ijambo rivuga ngo abakiranutsi barasa. Shaka kubabwira ngo abakiranutsi bameze kimwe. Ijambo Yohana yavuze akijijwe rihabwa agaciro nk'irya Irene w'umukristo. Ibi ntimubyumva shwi, muracyari kure ntimubyumva. Yakobo yarahagaze yirebye abonye ari perfect, abwira abo bari kumwe, arababwira ngo Eliya nawe yari umuntu umeze. Ibi narabivuze, ningera mu ijuru nta muntu n'umwe nzarangarira ndeba ibi muvuga ngo muzareba Eliya. No, Eliya yageragejwe mu gihe cye, atabarwa n'umwuka w'Imana umurimo. Natwe nitugera mu ijuru tuzaba turokowe n'umwuka w'Imana ukorera muri twebwe. Aho kugira ngo turangarire abera, tuzaba mu iteraniro ry'abera, natwe twitwa abera, tuzareba Kristo duse nawe. Nagira ngo mubwire ngo bafashe uwavuzweho, ariko inzozi ze ntibazifashe. Kingiriza. Hari ibintu Imana igikora yadukingirije ababisha bacu, bakabibona tuvuye mu ruganda rw'imirimo y'Imana, mu ruganda rw'imigisha, tukahasohoka batazi ko twari turi kumwe n'Imana igigaba imigisha. Imbaraga zadukingirije, bagatangazwa no kuvuga ngo ni wowe. Babwira Mariya ngo wikwibaza uko bizagenda. Hari umuntu wibaza ngo nzabaho gute ndafite amashuri. Reka nkubwire ko Imana ijya gutabara ntishingira ku byangombwa abantu bashatse. Oya, y'ubwayishingira ku butabazi bwayo yifitemo. Y'Imana ijya kugukiza ntihera ku miti n'inkingo wafashe, igukiza ikoresheje experience zayo zo kurema. Y'Imana igiye kugutabara ntishingira ku mbaraga z'abakwegereye, yo ishingira ku mbaraga zayo z'ubutabazi. Imbaraga zisumba byose zigukingirize, abantu bakubona utunguranye. Imbaraga zisumba byose zigutwikire, umwuka w'Imana kuzeho. Marayika abwira Mariya, aramubwira ngo na mwene wanyu
utagira ngo ni wowe wenyine, aravuga ngo na mwene wanyu. Umwe nyine mwari muzi ngo ntibizashoboka, na mwene wanyu Elizabeth aramubwira ngo uku ni ukwezi kwa gatandatu ngo nawe atwite. Marayika ni igitangaza. Aya makuru Mariya ntayo yarazi, ntabwo yarazi ko na Elizabeth atwite. Hari umugabo nigeze njya gusenga ahantu, arangije arambwira ngo kuva igihe wahereye ubwiriza ngo nibwo mfashijwe. Tujya tubagira bateye batyo. Arambwira ngo none ndumva umwuka wera ambwiye ngo ngutware nkugeze mu rugo. Ndambwira nta modoka iheka iyindi papa. Yari afite ka korora, nagiye muri rava yanjye. Arambwira ngo umwuka arambwiye ngo ngutware nkugeze mu rugo. Imana ibwira Mariya ngo na mwene wanyu, na mwene wanyu, na mwene wanyu. Tujya tugira abantu badushinyagurira abashumba bacu, tujya tugira abantu badushinyagurira. Hari umwarimu umwe nari ntuye ahantu Faustin yansuye bahita mu Rw'impyisi. Hari umwarimu umwe yayoboraga itorero ahantu, iri torero ryacu i Kamembe ahantu hafaho. Yarampamagaye arambwira ngo ko ahantu wari utuye bari kuhasenya, wakwimutse ukazi Kamembe ukagaruka ko twemera amavuta yawe, ko tuzajya tuguha icyumba cy'amasengesho ukakiyobora. Garuka Icyangugu banguka. Naba nawe n'uwo muhamagaro urawugira. Marayika abwira Mariya ngo na mwene wanyu, utagira ngo ni wowe wenyine duhuye, ntabwo ari wowe mereyeho. Imirimo maze iminsi burya nyikora. Igihe wabonaga mpuze nari ndi mu operation kwa Elizabeth, nari ndiyo, nari mpari, nari ndiyo. Na mwene wanyu kuno kwezi kwa gatandatu. Utagira ngo ibintu nje gukorera iwawe ndi kubyiga kubikora. Kwa Elizabeth tekinike yo gutwita yagezemo ubutayari, afite indima z'amezi 6. Bivuze ngo izera ibyo nkubwiye, ibyabaye kuri Elizabeth bizasohora. Aramuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo bihere. Tolema edrai bengini mahoya, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yarivuze iz'abagome tubana nabo, irivuga iz'abanyeshabi, irivuga iz'abarozi, irivuga iz'abakontre fixe. Irabazi, irabazi, nta jambo Imana ivuga. Bakurikiza, ndashaka dusenga n'Imana. Barababwiye ngo amaviza ngo no kurira indege ngo bihanurwa n'abantu bo mu macacizi. Ntabwo ari bo bibereye gusa, ntabwo ari bo bibereye gusa, natwe turazikeneye. Amazu n'amamodokari biraryoha, biraryoha, biraryoha. Nationalite kuba mu bindi bihugu biraryoha. Hari na bene wanyu Elizabeth amaze y'iminsi, amaze y'iminsi, amaze y'iminsi, amaze y'iminsi. Si wowe yigiyeho kubikora gusa, abana barakiga mu mashuri akomeye. Elizabeth amaze iminsi, na bene wanyu bamaze iminsi. Ntabwo ari bw'Imana ibyize. Na bene wanyu, na bene wanyu herukana nabo. Are na bene wanyu ndagira ngo dusengane. Imana isanze amaboko ya Mose yananiwe, iramubwira ngo akira Uri, agufata amaboko. Imana iturumbutse Uri mu yindi mirimo. Hari Uri ushinzwe ukuboko kwawe kw'indyo. Imana imurekurisha suri ya mashina hari muri office, ikaramu inanirwe kwandikwa kugira ngo ukuboko kwawe gusubizwemo imbaraga. Hari ukuboko kwa Aroni, yarasanzwe ari umutanzi, yarafite imirimo mu rugamba, ariko babonye Mose ananiwe baramubwira ngo ibyo wari urimo birekeraho, Mose yarushe. Hari abantu tubujije gukora, Mose ananiwe. Hari abantu tubwiye ngo amaboko yatentebutse, bagufata amaboko.
bagufata amaboko. Hari umuntu ukwiriye kukuvuganira Kristo yanyuramo, narekeraho kuganira ibindi no kuvuga ibindi, ahagarara aho agomba guhagarara. Yageze imbere ya Mose asanga Mose yananiwe, baramubwira ngo ruhuka wicare, bamutegera akabuye. Urwo rugo rurimo intambara za buri munsi zihoraho, icara uruhutse tuza, ntabwo ari urwa mukeba nawe cakabogi, ruhuka icara 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 icara. Business uri guhaguruka muhomba ugenda, icara wongere ukore, ishyuza bongere bakwishyure, curuza wongere wunguke, iga wongere utsinde, kora icara. Babwira Mose ngo humura icara, bamushyiriraho ibuye. Nasomye ijambo Yesaya yahanuye, yaravuze ngo bagushikamijeho umutima ujye ubarinda bakaba amahoro masa kuko bakwiringira. Babwira Mose ngo wikongera guhagarara, icara. Amaboko arayafata. Mose niyasinzira, ntacyo byari bitwaye, amaboko bari bayafashe. Yosefu aravuga ngo Imana ntizabura kubagirira neza. Aravuga ngo kuko igihugu muzakibona, amagufwa yanjye ntimuzayashyingure hano. Birashushanya ibya Kristo kwanga kuguma mu gituro cyo mwisi kandi igufwa rye ritaragombaga kuvunika. Amagufwa Yosefu bayacyuye mu gihugu cy'isezerano, Kristo azamuka mu rurembo rwo mu ijuru nta gufwa rye na rimwe rivunitse rinasigaye mu gihugu cy'umubiri. Ndagira ngo nkubwire ngo abakiranutsi barasa. Niba amagufwa ya Yosefu yaratashye mu gihugu cy'isezerano, Faustin Muzimu uriho arananirwa kugera gute mu by'Imana yavuze? Ndagira ngo dusengane. Amagufwa ya Yosefu yageze i Kanani. Wowe uri muzima ntabwo uri umurambo, unaniwe kugera mu masezerano gute? Muracyari hano, muracyari hano. Amagufwa yarashyitse, wowe unaniwe gushyika nkande. Hari abantu b'amagufwa babonye ingo zirakomeye kandi ntibigeze basenga, bazubatse batari amagufwa ku buryo abakristo bazima zibananira. Mu buhe buryo? Nimbivuga ntibugire ngo nivangirwa. Hari abantu bagaragara nk'amagufwa yumye bari mu maduka bakora, abakristo bagenda barabuze icyo gukora. Bigenda bite kandi abantu bazima bafite ubugingo bwa Kristo bakorana n'Imana bicaye? Nawe shika, Imana ntizabura kukugenderera. Yosefu aravuga ngo ntizabura kukugenderera. Ntabwo Imana izabura kubagenderera. Niyo wafungisha ingufuri n'ibikondo bingana bite mu rugo iwawe, ntiwafunga ku buryo Imana itakwinjira. Ntabwo Imana yabura kukugenderera. Ndagira ngo mbasabe muhaguruke. Abantu badukurikiye online mwizereraho muri mupfukame. Amagufwa ya Yosefu yarashyitse. Aniseti ananiwate gushika mu by'Imana yavuze. Ntibikabe bisubiyemo cyane, vuga ngo ntibikabe. Hari igihugu kirimo umugisha wawe, hari ubutaka buri mu mwero wawe, hari isoko irimo azakumara inyota, hari aho ukwiriye guhahira. Ntibikabe ko wananirwa kugerayo. Nibyo pe, wanyuze iz'ibizigo, Imana ntiyabyemeye kwigucisha iz'ubusamo, wanyuze iz'ibizigo. Ariko friend of tutafika. Ibizigo tubinyuzemo. Korali Jehova Jire yararimbye ngo urugendo rw'ibingerageza bitandukanye. Aravuga ngo Satani ngo anyereka ubugari bw'inyanja, yarayipimye azimezire zayo, ngo kandi anyereka n'umuraba urimo. Aravuga ngo ariko wa musare we ndakwizeye. Ntabwo byoroshye guca muri inzira y'ibingerageza bitandukanye. Satani wamugome
anyereka ubugari bw'iyo nyanja, akanyereka n'umuraba urimo, ariko ndakwizeye kuzanyambutsa wa musare we, ndakwizeye ndabizi neza kuzanyambutsa. hari ahantu hari aho wicaye, hari ahantu ugeragerejwe, ndagira ngo tuhabwire ngo Imana ntizabura kungenderera. Ijambo ryawe uvuga rirasa n'iryo Mose yavugiye ku nyanja itukura. Wiceceka mu masegonda make, ganira n'ubutayu bwari bukuri imbere, ganira nabwo. Ndagira ngo muri aya masegonda dusenga, ndabinginga gatoya, iminota 2 tuyifatikanye dusenga. Nisoza ndinginga pastori wacu Bernard, ndakwinginze bamumpere mikoro nawe aradufasha gusenga. Ndagira ngo dusenge. Imana iguhe Mose, iguhe Mose ukujya imbere. Kuba tuzi ngo ibyo ntibizaba ntibisobanuye ngo ntibigihari. Ikiriyo cya Yosefu cyarabaye, nyamara cyabaye kwa Yakobo, ariko amasezerano ya Yosefu azasohorera. Yosefu yari yaragezeyo. Kuba baratwaye ikanzu ya Yosefu ntibyamubujije kugera mu iterambere rye. Hari abantu barose, bamwe batwara amazina, batwara amafoto, batwara imyenda, batwara imisatsi, ariko ntibizatuza gushika. Jambo ryawe ryabwiye Mariya riti imbaraga z'isumba byose zizakuzaho. Nizize kuri uyu muntu umaze iminsi arota nabi, nizize kuri uyu muntu baterereje abadayimoni, nizize kuri uyu muntu bakorera imigenzo y'abapagani. Imbaraga z'isumba byose bizimanuke. Haleluya. Bangishura mubwira ngo umwuka w'isumba byose azagutwikira. Muririmbyi yaravuze ngo sinzi uko ubigenza bikemera, ujye udutwikira igihe, warangiza ukaturemera amashimwe y'ikindi gihe. Igihe kikatwitwikiraho gifite ubwirabure, igihe cy'ijoro kikatwiyorosa, abantu bakatuburira ishusho ntitugaragare, ariko nyamara ugiye gukuraho igihe ugikuzaho ikindi gihe. Iyo ugiye kudukiza igihe udukirisha ikindi gihe. Ubwira Mariya ngo imbaraga z'isumba byose zizagutwikira. Twikira uyu mugabo, twikira uyu mugore, twikira uru rugo, twikira uyu mukobwa, twikira uyu musore. Mukiza amaboko mabi, mukiza imanza z'uburiganya, mukiza ibiganza bya Satani, mukiza imigo y'abadayimoni. Mutwikire imbaraga z'isumba byose uzimanuke. Uyu mubyeyi yarananiwe, ariko ibiganza bya marayika ukomeye bimuzaniye akabuye yicaraho. Ibiganza bya marayika ukomeye bimufasha amaboko. Yarabaye nkaho ari wenyine, ariko amaboko arongeye yarafashwe. Amaboko yari amaze gusukumwa, amaboko yasukumwaga, arongeye yarakomejwe, arongeye yarakomejwe, arongeye yarakomejwe, arongeye yarakomejwe. Jambo rye ryatubwiye ngo kugeza izuba rirenga, bisobanuye ngo udutabaye rirashe, ririnze rirenga. Amaboko agifashwe, nta gucogora, nta kunanirwa, nta gutsindwa. Wongeye kudufata amaboko mwana. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye mwami. Yosefu bari bazi ngo yarapfuye, tumugaruye kwa se ari umunyamumaro. Yosefu wari waragurishijwe, uyu mwanya tumwatuye gutunga bene se mu mapfa. Yosefu wari waraciwe, tumwatuye gutanga icumbi rya bene se. Yosefu wari warananiwe, Yosefu wari waratuwe kure, tumwatuye kwikubitwa imbere. Abantu ntibamwikubita imbere, icyubahiro wamusezeranyije gisohoya gihari, gisohoya areba. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Turaguhimbaje Jehova Shama, izina ryawe nirihimbazwe ku bwa Kristo Yesu. Amen. Mana turacyagushimira. Haleluya, haleluya, haleluya. Turagushimira kuri Imana inyuranye ibihe n'imyaka. Turagushimira kuri Imana iha abanyabwenge ubwenge ngo nabazi kwitegereza ukabaha kumenya. Ijambo ryawe riratubwira ngo tutaravuga uwumvise. Ijambo ryawe riratubwira byose. Mwami mu izina rya Yesu dusengeye aba bantu,
dusengeye ubwoko bwawe, turabasengeye. Ijambo ryawe riratubwira ngo uzatujya imbere, kandi ahantu hose hataringaniye ujye uharinganiza. Turabasengeye ngo ibitaringaniye imbere yabo, turi muri aya masengesho biringanize. Ibiri imbere y'umuntu wese bitaringaniye biringanize. Turasenze ngo ibimeze nk'inzugi z'imiringo bicemo kabiri. Turasenze ngo ibiherezo by'ibyuma bimenagure. Turasenze ngo wiyerekane witamurure. Turasenze ngo umuntu wese yongera kubone muri iri teraniro ry'amasengesho, kandi akubone bitandukanye nuko yakubonaga. Mbese muri make yongera utwiyereke bundi bushya, nk'uko wiyeretse abigishwa ku nyanja ya Tiberiya, ngo wongeye kubagendera biyereka. Haleluya, ngo bongera kukubona kandi bundi bushyashya, bongera kunezererwa Imana y'agakiza. Reka wongere kunezeza aba bantu, ibyiringiro byabo no kukwizera wongere ubizamure cyane, kandi wongere ubigira ibyiringiro bizima kandi bireba imbere yawe, kandi bishoye imbizi muri wowe. Turagushimiye, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Tugushimira, uri Imana nziza. Amen. Ndagira ngo mbahire itangazo, hari igitaramo uvuge ngo nibwo bibayeho. Imana ibahe umugisha. Amen. Twongere twegeke inzugi gatoya.